Ndabasuje cyane kandi mbaye ikaze kuri Rwanda Media News. Amaro y'Imana akomeze kuba namwe bitewe n'ibice by'isi mugiye mutwumviramo cyangwa se mureremo gatanu kuri gatanu, ngira ngo nk'ibisanzwe tugarutse n'amakuru bari kugenda avugwa mu bitangazamakuru hano ku isi, muri Afurika ndetse no mu Rwanda iwacu. Ariko nanone ndagira ngo munyemere tugaruka hano mu Rwanda iwacu, ngira ngo ni inama yateranye ihuje abaminisitiri hano mu Rwanda mu by'ukuri biga ku kibazo cya mituweli, yuko mituweli igiye kuba yazamuka, ndetse navuga ko mituweli yamaje no kuba yanazamuka ikava ku bihumbi ikajya ku bihumbi 20, ikava ku bihumbi 3 yari isanzwe iriho ikajya ku bihumbi 20. Ngira ngo ni ikibazo kigiye guhangayikisha abanyarwanda mu by'ukuri sosiyete nyarwanda, ukabona ko ntabwo abaturage babyishimiye bitewe n'uko amafaranga ya mituweli agiye kuba yaba amafaranga menshi akava ku bihumbi 3 akagenda ku bihumbi 20. Ntabwo abaturage mu by'ukuri babyishimiye, ubona ko aho umuntu yaburaga ibihumbi 3 byo kuba yakishyura mituweli, noneho ibihumbi 20 bakibaza ahantu bazajya bayakura. Ndetse n'ikibazo kigiye nyine gihangayikishije abanyarwanda ndetse n'abaturarwanda bose muri rusange, ubona ko batayishimiye, ubona ko bari gusaba leta ko hari ikintu yakora cyangwa se hari ikintu nyine yabagabanyiriza kugira ngo bibashe kuba yagabanya ayo mafaranga, kuko ngo ni menshi cyane azanabagora. Ibintu nyine bikomeje kugenda bigorana ku banyarwanda, ukabona ko ntabwo ari byiza cyane, aho byagiye bigaragara mu myaka ishize ko hari abaturage batabonaga ubushobozi bwo kuba bakishyura mituweli yari ku bihumbi 3 ndetse ikaba yajyanywe ku bihumbi 20. Murumva ko n'amafaranga menshi cyane. Munyemerere mbabwire zimwe mu ngingo z'ingenzi tubuze kuganiraho muri iyi video yacu kugira ngo babashe gusobanukirwamo n'imyanzuro mu by'ukuri yabashije kuba yava muri iyi nama y'abaminisitiri yari yateranye ihuje nyine abaminisitiri n'abayobozi bakomeye hano mu gihugu biga ku kibazo cya mituweli yabashije kuba yazamuka ku bihumbi 20 ikava ku bihumbi 3 yari isanzwe iriho. Mu ngingo ya kabiri turaza kuganiraho amande izajya icibwa ku bantu banga gutanga mituweli. Ni amande mu by'ukuri ije ishyirwaho nyine na leta mu by'ukuri, ko byagiye bigaragara ko hari abaturage benshi cyane badatanga mituweli bitwaje nuko ngo batajya badwara, kandi ngo bakaba bamara n'imyaka nk'ingahe bataradwara, ugasanga ngo ntabwo bari kwishyura mituweli. Ariko rero nababwira ko mu by'ukuri nubwo iyi mituweli yabashije kuba yazamuka, hanazanywe n'amafaranga y'amande azajya atangwa. Amafaranga rero muraza kumenya ya amande uzajya utanga mu gihe wanze kwishyura mituweli. Murumva ko ni ibintu bigiye gukomera cyane kandi bigiye guhangayikisha nyine sosiyete nyarwanda. Ariko nanone leta nuko igomba kugira ikintu yakora ku banyarwanda nk'uko isanzwe ibafasha mu by'ukuri, cyangwa se isanzwe idufasha ku bijyanye na gahunda za serivisi mu kuzuza cyangwa se n'izindi serivisi bazigiye zitandukanye leta igenda iduhereza, ikaba yatugabanyiriza mu by'ukuri aya mafaranga ya mituweli, kuko ni amafaranga menshi cyane, ni amafaranga azatugora nk'abanyarwanda mu by'ukuri. Ukabona ko ni amafaranga ibihumbi 20 ni amafaranga menshi cyane. Nababwira ko hari umuntu utarafata n'ibihumbi 150 bye abafate gutya ku ntoki mu mufuka bifatira icyarimwe. None ubwo urumva ibihumbi 20 nibimara gushika kuri mituweli, cyangwa se niba byari namaje no kuba confirmed ntawe ubizi, ariko nibimara kuba byo ari ibyanyabyo, urumva ko amafaranga azaba ari menshi cyane, bizajya binagora n'abanyarwanda cyane. Rero munyemerere dusesengure aya makuru yacu kugira ngo mubashe gusobanukirwamo byinshi cyane muri iyi video, ndetse harimo byinshi cyane muyishiwemo muza gusobanukirwamo, ndetse mukaza nyine namwe gutanga ibitekerezo ko namwe bikenewe ko byubaka sosiyete nyarwanda. Ariko none mbere yuko dusesengura aya makuru yacu, niba uri kunarubwa mugeze kuri channel yacu ya Rwanda Media News, kanda subscribe ndetse ufungure inzogera kugira ngo video nk'izi ngizi zigiye zibasha kugeraho kugekaye nawe aya makuru nkanga ujye ubasha kuyabona mu ba mbere. Wibuke gukanda like ndetse unatere comment, ko namwe ibitekerezo byanyu biradufasha cyane, byubaka sosiyete nyarwanda. Niba amaje gukanda subscribe ukaba ufunguye n'inzogera, reka tugende dusesengura n'amakuru yacu twavuze, katugende ku ngingo yacu ya mbere twavuze. Tubize kuganira yuko mituweli yazamuwe ikaba yavanywe ku bihumbi 3 bya bisanzwe biriho, ikaba yagiye ku bihumbi 20. Ubona ko ni ikibazo gikomeye cyane gihangayikishije abaturarwanda, gihangayikishije abanyarwanda twese muri rusange, twese abanyarwanda mu by'ukuri. Ubona ko ni ikibazo kizatugora. Amafaranga 20 ni amafaranga menshi cyane, ni amafaranga menshi cyane, ndongera bivuze ni amafaranga menshi cyane. Ibihumbi 3 abantu bajyaga babura amafaranga yo kwishyura mituweli ku bihumbi 3, ugasanga umuntu amaze nk'imyaka 5 atarishyura mituweli, kandi yarabuze amafaranga yo kuba yakishyura mituweli, amafaranga ari ku bihumbi 3. None amafaranga akaba agiye ku bihumbi 20 bya mituweli. Murumva ko ni ibintu bizahangayikisha abantu bamwe na bamwe, ubona ko batabyishimiye. Abaturarwanda bamwe na bamwe ntabwo babyishimiye mu by'ukuri, banasaba ko leta hari ikintu yakomeza kugenda ibakura cyangwa se ibafasha mu bijyanye n'iyi gahunda ya mituweli. Aya mafaranga akabasha kuba yagabanuka akava ku mafaranga ibihumbi 20 mu by'ukuri, akaba yabasha kuba yajya hasi, ugereranyije nyine nuko wenda aya mafaranga 20 nyine ari menshi cyane, azagora abaturage bamwe na bamwe, aho batazajya banabona n'ubushobozi bwo kuba bakishyura mituweli. Mu by'ukuri ukabona ko bizabagora cyane. Niba hari umuntu ubabamaraga cyangwa se hari umugabo mu by'ukuri utabona n'amafaranga ibihumbi 150, abifate kubucya mu ntoki mu mufuka, bivuga ati ngo amafaranga ibihumbi 150 ndabifite, ubwo urumva ko akajya abura amafaranga yo kwishyura mituweli ibihumbi 3. ubwo urumva niba amafaranga ageze ku 20 azajya abona ibihumbi 150 byo kwishyura amafaranga ya mituweli. Niba afite umuryango mu by'ukuri wagutse w'abana 9 cyangwa abana 10, wenda naba umuryango ugasanga umuryango ufite abana 10 cyangwa abana 9 8 gutyo, urumva ko ni amafaranga menshi cyane. Ntabwo ibi ngibi biri kuvugwa, wenda ntabwo muri kubyumva neza. Ibihumbi 20 ntabwo ari kuvuga ati ngo ni urugo ruzajya rwishyura ibihumbi 20. Mwe muri kumva neza kino kintu, ni mituweli izajya ihabwa buri muntu amafaranga 20 kugira ngo abashe kuba yatanga mu bwisungane mu bwifuza. Ngira ngo mwamaje no kubibona ko hari igihe mugenda ngo kwa muganga ugasanga hari imiti imwe n'imwe bataguhaye, bakakubwira ati kugenda kuri farumasi ubashe kuba wayigura bitewe n'uko ngo amafaranga wenda niba ari ku mituweli wenda biri ku mafaranga make cyangwa se mwivuza ku mafaranga make. Iyo gahunda rero nuko nguko bimeze. Urumva ko n'amafaranga
amafaranga menshi cyane, abantu bamwe namwe ntabwo bazabona ayo mafaranga mu by'ukuri, ubona ko bizagenda binagura sosiyete nyarwanda ku mafaranga 20,000. Bamwe mu baturage bakomeza kugenda batakambira basaba leta bavuga ko leta yagira ikintu yabakorera, cyangwa se nkuko isanzwe ibafasha muri serivisi, ayo mafaranga ikabasha kuba yayagabanya, ikaba yayashira hasi. Murumva ko abagabo b'abantu mukunda kugenda munywa amacupa cyangwa se mu tuyoga mugomba kuba mwagabanya, kuko aya mafaranga yo ni menshi cyane, yo azajya abona umugabo asibe undi, kuko bize nyine nubwo ubushakashatsi bwagiye bugaragara ko abantu benshi cyane bategenaga bishyura mituweli bitewe nuko nyine batabonaga ubushobozi ku mafaranga 3,000, none 20,000 ahubwo turibaza ni bangahe bazajya bishyura amafaranga ya mituweli, kuko aya mafaranga ni menshi cyane mu by'ukuri, uzabona ko azahangayikira sosiyete nyarwanda ndetse n'abaturarwanda bose muri rusange. Ngira ngo rero nibyo ngibyo biri kuvuga kuri mituweli, aho mituweli mu by'ukuri yabashije kuba yakurwa ku 3,000 ikajyanwa ku 20,000, aho buri muntu uzajya yishyura 20,000 bya mituweli, ugasanga ni 1,100 hejuru cyane bitewe na famille cyangwa se bitewe n'umuryango wawe uko ungana. Gusa nyine ku muntu nimba wibana uri umwe, urumva ko ni ibintu byiza cyane, wenda bizagufasha cyane, ariko nanone ni uko ngira ngo iyi serivisi ya mituweli y'amafaranga 20,000 ngira ngo mu by'ukuri ije kubanga cyane, ngira ngo ni amafaranga menshi cyane mu by'ukuri azagora nyine abanyarwanda, abaturarwanda benshi, aho uzasanga none ikigero cyo kuba batishyura mituweli kiri hejuru cyane, nyine ugasanga nyine ntabwo abantu benshi bari kwishyura mituweli cyane, bitewe nuko babuze ubushobozi bwo kuba bakishyura mituweli 20,000, kandi baraburaga n'ubushobozi bwo kuba bakishyura mituweli 3,000. Munyemerero tugende mu ngingo yacu ya kabiri twavuze tuza kuganiraho, nubwo mituweli yabashije kuba yazamuka ikagenda ku 20,000, ariko nanone leta ntabwo yabitekerejeho nyine mu by'ukuri, ibona ko udashizeho mande cyangwa se udashizeho amafaranga abantu bazajya batanga mu gihe banze kwishyura mituweli, kandi ubona mu by'ukuri uwo muntu afite ubushobozi bwo kuba yakishyura mituweli. Yashizeho rero n'igiciro cya mande cy'amafaranga abantu bazajya batanga mu gihe wanze kwishyura mituweli, ukabona ko nyine ari ibintu nyine bije biriseriye, kandi ubona ko bifite gahunda. Rero ayo mafaranga rero nta yandi azajya atangwa kuri amande, nta yindi rero ni amafaranga 5,000 kugera ku 10,000 ku muntu wanze gutanga mituweli, urumva ku bushake kandi afite n'ubushobozi. Hari abantu bagiye bigaragara ko mu by'ukuri ngo batajya badwara, ugasanga ntabwo ngari kwishyura mituweli bitewe nuko ngo ntajya dwaragira, ngo leta ikomeza cyashishikariza abanyarwanda ko nta ndwara cyangwa se indwara itagiteguza ku banyarwanda mwese mu byumve ko umuntu uzafatwa atishyuye mituweli kandi mu by'ukuri afite ubushobozi bwo kuba yakishyura mituweli azacibwa amafaranga 5,000, amande 5,000 ndetse n'ibihumbi 10. Babantu rero mugenda kunywa amayoga, mukasanga abagabo bwo nyine mukunda kugenda kunywa inzoga, mugasanga muri kunywa inzoga ariko mukibagirwa ko muzatanga mituweli. Ni none ubu ngubu rero mituweli amafaranga yabashije kuba yazamuka, ni amafaranga menshi cyane. Rero babantu mukunda kunywa inzoga mukibagirwa ko muzishyura mituweli, iyi gahunda rero nizabagonga, ubwo nyine mwe mubyumva ko 5 rero bya mande ni amafaranga menshi cyane, ndetse byana ngo ugacibwa n'ibihumbi 10. Urumva ko ibihumbi 10 by'ibintu byo kubaza gutanga mituweli, murumva ko ni amafaranga menshi cyane. None ibyo bihumbi 10 nubishira ku mafaranga 20,000 ya mituweli uze none uzahita unishyura na Tanzania mande, urumva ko bizakabaka mu mafaranga menshi cyane. So nababwira ko mugomba kuba maso nyine mukishyura ayi gahunda, nubwo nyine tuba tugomba kugenda nyine n'ibyo leta ibiri kugenda ishiraho, kandi koko biba bitureba nyine nk'abanyarwanda twese tugomba kwishyura serivisi mu by'ukuri leta ibiri kugenda ishiraho, kandi ibitureba nk'abanyarwanda. Abantu bo mugenda munywa inzoga, leta ikomeza kugenda ishishikariza abantu mugenda mufata amafaranga muyajyana mu bintu bidagoye, kandi ko mu by'ukuri mwagombye kuyakoresha mu mirimo yanyu ya buri munsi, cyangwa se mu buzima bwanyu bwa buri munsi, mutunga amajyango yanyu kugira ngo ibashe kuba yagirirwa neza. Mu by'ukuri rero leta ikomeza kugenda ibabwira ko rero mugomba kuba maso mukishyura amafaranga 20,000 bya mituweli, kandi ku bantu mwese nyine mukajya mumwishyura amafaranga. Ahubwo ikibazo abaturage bakomeza kugenda bibaza niba wenda aya mafaranga bazajya bayatangira icyarimwe cyangwa se wenda bazajya bayatanga bayagabanyije mu byiciro, ariko nababwira ko mu by'ukuri iyo gahunda ntabwo yo irashirwaho, uko mituweli isanzwe yishyurwa niko muzajya mwishyura amafaranga nk'ibisanzwe, kwishyura nyine amafaranga yose kugira ngo umuntu wese wo muri famiye abashe kuba yahabwa mituweli, abashe kubona ubwisungane nyine mu kwivuza mituweli. Iyo urumva rero niyo gahunda leta iba yashizeho, cyangwa se ireba nyine abanyarwanda mwese muri rusange ko mituweli mu by'ukuri abashe kuba yazamuka ikava ku 3,000 ikajya ku 20,000. Ikibazo gikomeje kugenda gihangayikishije abanyarwanda, ndetse ukomeje kugenda benshi batera comment babyibazaho bavuga amafaranga aho azajya ava, kandi ubona ko n'imirimo mu by'ukuri yagiye yanabura, n'akazi kagiye kanabura, ukibaza nyine ukuntu amafaranga azajya aboneka mu buryo bazajya babonamo ayo mafaranga yo kuba bakishyura mituweli, kandi mu by'ukuri ubona ko banafite n'amande 5,000 n'ibihumbi 10 byo kuba batanga mu gihe banza kuba bakishyura iyi mituweli. Ndabashimwe twabanya kuva iyi video itangiye kugira irangiye, muri abantu ubagaciro cyane, ariko niba iyi video wayikunze kora like ndetse utere comment, kuko namwe ibitekerezo byanyu birakenewe kuko byubaka sosiyete nyarwanda, aho tubagezaho nyine amakuru bagiye avugwa hano muri politiki ndetse no mu Rwanda, n'amatangazo leta ibagiye itangaza areba buri munyarwanda wese cyane. Ubisanga hano kuri Rwanda Media News. Icyo ngusabye niba uri kurana Rwanda rugeze kuri channel yacu ya Rwanda Media News, kandi subscribe ndetse ufungure inzogera kugira ngo video nk'izi ngizi ujye ubasha kuzibonera mu bambere, kandi amakuru nkanga nayo meza ajya abasha kukugereraho mu bambere, n'ibiganiro byiza cyane tubakorera mu by'ukuri. Kandi subscribe ndetse ufungure inzogera aha ni kuri Rwanda Media News, turakunda cyane.